Muraho neza, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uko watangira business y'ubuhinzi bwunguka cyane nyamara nta masambu menshi ukeneye cyangwa se ngo uyafite. Mu Rwanda abantu benshi bumva ko kugira ngo ukore ubuhinzi bwunguka bisaba amasambu manini, imirima myinshi, imodoka, amafaranga n'abakozi benshi. Ariko se wari uzi ko ushobora gutangira ubuhinzi bukunguka ukoresheje udufaranga duke cyane ndetse rwose n'amasambu ukoresha akaba ari make? Yego rwose birashoboka. Muri iyi video tugiye kuvuga ku bintu 7 by'ingenzi ushobora gukora kugira ngo utangire ubuhinzi bwa kijyambere butagusabye amasambu manini ariko mu by'ukuri bukagutunga kandi bukunguka buri mwaka. Dore ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki ngiki. Ugomba gutangira n'agasambu gato ufite ariko kandi ugakora ibintu bifite agaciro kanini, kuko niba ikintu ari gitoya biba bisaba ngo cyitonderwe kugira ngo gitange umusaruro. Burya abahinzi benshi batakaza amafaranga kuko bahinga ibikomoka kuri byinshi ariko ugasanga ntibibahaye inyungu. Ntukarebe umubare w'amasambu, ahubwo ukwiriye kureba ubwiza n'agaciro k'ibihingwa wahitamo. Urugero, ushobora guhinga inyanya zigezweho zizwi nka special tomato varieties. Izi ni inyanya ziba zikenewe mu mahoteli ndetse no mu masoko ya Kigali no mu yindi mijyi itandukanye. Birumvikana ko mu gihe wazihinze zizaguha n'undi musaruro udasanzwe. Ikindi kandi ushobora guhinga tungurusumu cyangwa se na seleri, yewe n'ibitunguru ushobora kubihinga. Ibi ni ibintu bidasaba kubihinga ahantu hanini, ushobora kubihinga ku buso buto, dore ko ari ibicuruzwa rwose biba bikenewe. Ibi ni ibiribwa binoherezwa no hanze y'igihugu. Birumvikana ko bifite isoko riri hejuru kandi mu by'ukuri ntabwo bisaba ahantu hanini kugira ngo bihinge. Ushobora no guhinga imboga z'ibyatsi nka poivro ndetse na karoti. Ibi ngibi nabyo wabihinga ahantu hato cyane ariko bikakubyarira inyungu ikomeye. Amasambu make ariko yitaweho neza, ndagira ngo nkubwire ko ashobora kuguha inyungu irenze uwafashe hegitari 5 atabigenje neza. Dore ubundi buryo bwa kabiri rero ushobora gukoresha. Ushobora gukoresha uburyo bwa kijyambere abuzwi nka greenhouse cyangwa ubuhinzi bwo mu bikarito. Reka nkubwire ko nta butaka bwinshi ahangaha uzakenera pe. Oya, uyu munsi ushobora gukora ikizwi nka urban farming, ubuhinzi bugezweho nko gutera imboga mu makarito, mu byuma by'amaplastike cyangwa se mu masashe. Ibi ni by'abantu benshi muri Kigali, Musanze, Huye n'ahandi bari gukora. Ahangaha ukoresha uburyo bwo gufata ifumbire nziza, amazi make ariko ugakoresha nyine kujya ugenda uvomera. Ni systeme y'amazi agenda yisuka gahoro aho hantu uba wateguye, bigatuma rwose aho ushyize imboga ziri buze gukura ndetse zigakura ari nyinshi cyane. Ibyo bikarito cyangwa utwo dusafuriya duto cyangwa na bya bijerekani ushobora gukata ukaba washyiramo ibitaka, ugashyiramo ifumbire, ugashyiramo imboga. Ibi ngibi ushobora kubitangira n'amafaranga make cyane. Yewe hari n'ababa babifite biri aho ngaho biri reserve bitagikoreshwa, bitakiri ngombwa ko akenera amafaranga. Ibi ngibi rero birumvikana ko byagufasha guhinga rwose izi mboga zigakura, ugahinga izo karoti zigakura, bityo ugatangira ukagemura ku masoko yandi. Ikindi kintu cya gatatu, burya ukwiriye guhitamo igihingwa cyihuta cyane mu gihe cyo kwera. Burya kugira ngo uzahinga igihingwa usange cyagumye mu butaka amezi 6, icyo gihe urumva ushobora guhinga ibihembwe 2 gusa mu mwaka umwe. Ariko benshi mu by'ukuri iyo bitegereje neza basanga ko ushobora kubona inyungu mu gihe wahinze ibihingwa nibura bishobora gutwara hagati y'amezi 2 na 3. Hari byinshi ushobora guhinga rero bikaguha amafaranga mu gihe gito, harimo ibitunguru bizwi nka green onions, ushobora guhinga amasalade, ushobora guhinga amashu yihuta, ushobora guhinga za seleri. Ibi byose ushobora kubigurisha mu masoko y'aho ngaho cyangwa no ku mahoteli n'amaresitora byegereye iwanyu. Ibi bituma rero utazategereza imyaka, ahubwo ukwiriye guhindura ubuhinzi bwawe business ntoya ibaho buri kwezi, ikabaho buri kwezi kundi gukurikiyeho, bityo ukazisanga uri umushoramari ndetse rwose ufite ubutaka bwinshi bitewe n'uko wabonye inyungu zigufasha kuba wagenda ugura n'ubundi butaka butandukanye hirya no hino ugakomeza ubuhinzi bwawe. Ubundi buryo bwa kane, ushobora gukoresha isoko rya internet cyangwa se icyo nakwita murandasi. Burya ntukagurishe gusa ku masoko y'aho ngaho uherereye gusa. Kuri ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko ushobora kubona abakiriya ukoresheje urubuga rwa WhatsApp, ukoresheje Facebook cyangwa se ukoresheje Instagram. Utibigenda bite rero? Burya ushobora gufata amafoto y'ibihingwa byawe ukajya uyashyira kuri stati cyangwa no mu matsinda y'abacuruzi ibi biribwa. Hari benshi mu by'ukuri bakenera ibyo biryo byiza bizima bidafite nyine ibintu byagiye byongerwamo, nyine b'abantu bakeneye ibihingwa by'umwimerere.
Ibi byose rero ni isoko rikura cyane muri Kigali ndetse no mu yindi mijyi igiye itandukanye, yewe no mu byaro, ariko ahantu hagaragara ko hari abasirimu bamaze kwisobanukirwa bakunda kurya ibiryo nk'ibi ngibi bimeze neza, aho ngaho byagufasha cyane. Waba ufite nk'imifuka 5 y'amashu cyangwa nk'ikiro kimwe cy'inyanya, aha ngaha rwose ushobora kubigurisha kuri interinete ugatangira ukabona inyungu. Ibi ngibi rwose byagufasha ugatangira rwose ukihangira umurimo, ukagira business nzima ifatika. Uburyo bwa gatanu, ukwiriye kuvanga ubuhinzi n'inyigisho cyangwa se icyo nakwita amahugurwa. Burya abantu benshi bishimira kubona umuntu ukora ibintu bifatika. Niba utangiye gutera imboga mu buryo bwa kijyambere, ujye unafata video ugerageze kwigisha abantu uko wabikoze, uko watunganyije imbuto, uko wavomereye ndetse n'ibindi. Iyo video ndakubwira ko ushobora kuyishyira kuri TikTok, YouTube cyangwa Facebook, ugasanga ikurangiye amafaranga mu buryo bubiri. Ni ukuvuga ngo uburyo ucuruzamo ibyo wahinze, kuko abantu bari kubireba barabona uburyo ari byiza, ushobora gushyiraho nimero bakaguhamagara bakaza no kubigura. Icya kabiri kandi ushobora no kwinjiriza amafaranga muri ubwo bumenyi bwawe bwo kubikora. Hari abashobora kuguhamagara bakubwira bati natwe ibi bintu turabona ari byiza, turashaka kubyiga, twereke uko ubikora, bityo natwe tubashe kuba twabikora twinjiza amafaranga. Ibyo byose nibaza ugiye kubibigisha ntabwo uzabibigishiriza ubuntu, bazakwishyura amafaranga. Si n'ibyo gusa, n'imbuga nkoranyambaga zirishyura ku bantu bashyiraho ibihangano byabo. Urumva ko rero icyo gihe amafaranga uzaba wayatangatanze mu buryo bwinshi bushoboka. Ibi nibyo rero bituma abahinzi b'ubu ngubu ntabwo bakiri abantu bo mu misozi gusa, ahubwo babaye abashoramari bamenye by'umwihariko uko isi igenda ihinduka ndetse n'uko igenda ikora umunsi ku munsi. Ubundi buryo bwa gatandatu, ugomba gufata ubuhinzi nk'ubucuruzi, apana kubufata nk'umuco. Burya abantu benshi bakora ubuhinzi nk'ikintu gisanzwe, ntibandike uko bakora, ntibamenye ibyo binjije cyangwa ibyo batakaje. Ariko niba ushaka gutera imbere by'umwihariko wifashishije ubuhinzi, ugomba kugerageza gufata ubuhinzi bwawe nk'ubucuruzi, ukandika buri kimwe: imbuto waguze, amazi wakoresheje, ifumbire, amafaranga winjije. Ibi ngibi rwose uzasanga mu mezi make ushobora kubona inyungu nyayo, ndetse unategura uburyo bwo kuba wakongera umusaruro binyuze mu kongera imbuto wateraga. Ariko kugira ngo umenye imbuto wateraga niba ari nkeya cyangwa se ikeneye kongerwa, nuko uzaba wakoze iyi mibare nyine ukamenya ngo imbuto naguze n'umusaruro yangejejeho n'uyu, icyo nkwiriye guhindura ni iki ngiki. Ubuhinzi rero bukunze by'umwihariko gusubira inyuma, aho abantu bamwe na bamwe baba babukoze nabi. Ariko iyo wabukoze neza, ubuhinzi bwawe ukabuha gahunda, nta kabuza ubona umusaruro kandi n'inyungu ukayibona. Ubundi buryo bwa karindwi ugomba kwitaho cyane kugira ngo ubuhinzi bukubere nyine business ntoya ariko mu by'ukuri guha amafaranga, ugomba kubutangira gahoro ariko ukagira guhozaho. Nk'uko bigenda mu bucuruzi busanzwe, ubuhinzi nabwo busaba guhora ubukora. Ugomba gutangirira ku giceri cyawe cya mbere, ya mafaranga make ufite ari buze kukugurira imbuto. Ntabwo hanga ugomba gutegereza kubona inkunga. Oya, icyo ukeneye ni ukumenya uko ibintu bikora, ugakora amakosa make ya mbere, ukiga. Bityo abahinzi benshi mu by'ukuri ndakubwira ko baje kuba bakire, baratangiriye ku gasambu gato, bagatangiza imbuto nkeya, ariko mu by'ukuri bakaba batarigeze bahagarara. Uko kudahagarara rero, uko kudacika intege, nibyo byatumye bagera ku musaruro wabo. Consistency rero cyangwa se guhozaho niyivamo ubukire mu buhinzi bwa kijyambere. Reka soze nkubwira ko ubuhinzi atari ikintu cy'abasigaye inyuma, ahubwo ni business y'ejo hazaza. Isi yose irashaka ibiribwa, kandi abashobora kubitanga mu buryo buhoraho nibo bagira amafaranga menshi, kuko ntabwo babitangira ubuntu. Mu Rwanda dufite ubutaka bwiza, ikirere cyiza turagifite, yewe hari amahirwe menshi. Ariko abahindura ayo mahirwe amafaranga ntabazi gufata icyemezo cyo gutangira. Nta soko risumba ryo gutanga ibyo kurya ku bantu, nta business iramba kurusha ubuhinzi bwa kijyambere. Wowe tangira ukuri, utangirira aho uri, ejo bazakubaza uko wabaye umwe mu bahinzi b'icyitegererezo mu Rwanda.